Umujyi wa Roma ni wo mujyi wonyine ku isi wifitemo igihugu cyigenga. Ni umujyi ufite igihugu gifite umuyobozi, gifite ibendera, gifite amategeko ndetse n'ibindi byinshi. Vatikani iri mu mujyi wa Roma. Umujyi wa Roma ni umwe mu mijyi myinshi yamamaye cyane ndetse ku rwego rw'isi. Uzabyumva mu mvugo bakunze kuvuga batebya bati inzira zose zigera i Roma. Iyi mvugo nubwo atari cyo kintu cyonyine twashingiraho ngo dupime ubuhangange bw'uyu mujyi wa Roma, ariko nayo irabyumvikanisha. Yumvikanisha ko ari ahantu h'agaciro, ahantu heza, ahantu ntagereranywa, ahantu abantu baturutse imihanda yose banyura. Ni imvugo isobanura ko hashobora kuba inzira nyinshi cyangwa se uburyo bwinshi bwo kugeza umuntu ku kintu kimwe kandi ikintu cyiza. Ariko yakomotse ku kuba kera mu bwami bw'Abaromani, Roma yari yo zingiro ry'imihanda yose ituruka mu ntara zitandukanye zose z'ubwami bw'Abaromani. Roma guhera mu myaka myinshi ishize yafashwe nk'umurwa mukuru w'isi cyane, ifatwa nk'umurwa mukuru w'iyobokamana. Ugukomera no kwamamara kuri uyu mujyi w'Ubutaliyani ubikesha amateka akomeye, akenshi yiganjemo iyobokamana, ubutegetsi, ubugeni, umuco ndetse n'ibindi. Umujyi wa Roma ukaba ari nawo murwa mukuru w'igihugu cy'Ubutaliyani, igihugu cy'inzozi za benshi bifuza kugeramo bakagitembera, bakareba ibyiza nyaburanga bigitatse, dore ko hari byinshi. Ni umujyi utuwemo n'abantu miliyoni 2 ndetse n'ibihumbi 800. Aba ni abaturage batuye umujyi wa Roma gusa, ariko ushyizemo n'abatuye mu nkengero zawo bose bagera kuri miliyoni 4 ndetse n'ibihumbi 300. Roma ipima kilometero kare 1285, ikaba iherereye mu gace kitwa Lazio, aho nyine mu gihugu cy'Ubutaliyani. Roma yatangiye ari umurwa mukuru w'ubwami bw'Abaromani, nyuma iba umurwa mukuru w'ubwami bw'abami kugeza no mu gihe cya Repubulika. Nta gihe Roma yabaye hatari umurwa mukuru ku bijyanye n'umuco, na nyuma y'isenyuka ry'ubwami bw'abami, ubwami bw'Abaromani mu mwaka wa 476 mbere ya Yezu. Kiliziya yari Roma yakomeje gusigasira ubuhangange bw'uyu mujyi. Ikindi cyatumye izina rifata ni uko Roma ari cyo gicumbi mu birebana n'iyobokamana, akaba ari naho umuyobozi wa Kiliziya Gatolika ku isi atuye. Roma yakomeje kuba umurwa mukuru mu bijyanye n'iyobokamana, ikomeza guhagarara, ikomeza gutera imbere ndetse no kugira ubuhangange. Kwita Roma Eternal City cyangwa se umujyi w'iteka ryose bishingiye ko ari umujyi indi mijyi ifatiraho icyitegererezo nka Washington, Moscow. Iyi mijyi nka Washington ndetse na Moscow ni imijyi itoroshye, yigeze guhimbwa izina rya New Rome cyangwa se Roma nshya. Byumvikanisha ko Roma yahoze ari umujyi ukomeye, ndetse na n'ubu hari ababyize mu mateka ko Roma yashinzwe n'impanga ebyiri, arizo Romulus ndetse na Remus. Mu mwaka wa 753 mbere ya Yezu, Roma imaze ibinyejana byinshi ifatwa nk'umusemburo w'iterambere, kandi Roma izahora yibukirwa ku musanzu yatanze mu by'amategeko, politike, ubwubatsi, ubugeni ndetse n'ibindi byinshi. Roma ni umujyi uri mu gihugu cyigenga. Ibi byashobotse kubera ko Vatikani iri muri Roma. Wibuke ko Vatikani ari n'igihugu. Vatikani nicyo gihugu cyigenga gito ku isi, haba mu byerekeye ubuso, abagituye ndetse n'ibindi byinshi. Ubusanzwe igihugu cya Vatikani amazina yacyo ni Vatican City State. Ni igihugu cyangwa se leta izengurutswe n'umujyi wa Roma 100%. Igihugu cya Vatikani gifite ubuso bwa hegitari 44. Abaturage bacyo babarirwa hagati ya 800 ndetse na 900.
umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi niwe uyobora iki gihugu. Ibi bivuze ko iki gihugu uyu munsi kiyobowe n'umunyamerika Robert Francis Prevost wahimbwe izina ry'ubushumba. Papa Leo wa 14 yatowe ku itariki 8 z'ukwa gatanu 2025. Ni papa wa 267. Vatikani yabaye leta yigenga mu mwaka w'1929. Ururimi rukoreshwa mu butegetsi ni ururimi rw'ikilatini. Amafaranga akoreshwa muri iki gihugu ni amayero. Birasa n'aho abanyaburayi igihe cyose bazaho cyangwa se babayeho bazahora basingiza Roma kubera umusanzu yatanze mu birebana n'ubugeni, ubuvanganzo ndetse na filozofi. Ku birebana n'imibereho y'abatuye umujyi wa Roma, abawubamo bakubwira ko bikundira amahumbezi y'inyanja ya Mediterane. Inyanja iri mu birometero 30, ni hafi yaho cyane. Abantu baho ntago bagenda ku muvuduko uri hejuru cyane nk'abandi bo mu bihugu bitandukanye by'i Burayi. Ku birebana n'ibyo kurya muri Roma, bakunda ibyo kurya gakondo byabo, ngo kandi kurya kwabo bigendana n'imico n'imigenzo yabo. Nk'ubu mbere yo gufata ifunguro rya nimugoroba babanza icyitwa aperitivo. Ni igikorwa cyo kunywa inzoga ndetse no kurya ibintu byoroheje mbere yo gufata ifunguro rya nimugoroba. Birasa naho utabi Roma ngo ugire irungu, kuko hakunda kuba amaserukiramuco atandukanye. Ibi birori byose bikabera ahantu hirengeye hagati ku buryo buri wese abasha kubibona. Ubwikorezi rusange buragoye cyane muri iki gihugu. Metro zaho ni nto cyane, zuzura vuba. Bakunda gukoresha na bisi, abandi bakigendera mu modoka zabo. Akazi abantu bakunze gukora gashingiye ku bukerarugendo ndetse n'ubuhanzi, ngo ni umujyi uhenze kubamo cyane ku rwego rwo hejuru. Mu mujyi rwagati ibiryo byaho birakosha, icumbi ryaho ngo naryo rirakosha. Ni amayero menshi, ni agatubutse. Roma y'ubu yubakiye ku mfatiro zo hambere. Ni umujyi wa mbere wabayeho kera, ukomeza uhagaze, ukomeza ari umujyi mwiza ndetse na n'ubu ugihagaze. Ni nahanzoje iki kiganiro ngushimira wari udukurikiye. Nakagaruka. Ciao ciao. Imana ibarinde.